kurushinga tubasabiye umugisha Data mwiza wo mwijuru nkuko kera washingiye Adamu na Eva ngwino uyobora ubukwe izina ryawe rihabwa icyubahiro reka tugushimire ko uyu munsi watugiriye neza ubwo twari twatangiye uyu muhango niwo utangiye umugejeje hagati twizera ko umusozi ukomeza kuba mwiza tubonye amata imbere yacu turakunyenze ngo ukomeze imibiri yacu cyane mwami uduhe ay'umwuka kugira ngo ugenge imibereho yacu kandi aba bombi aba ari wowe wo kububakira byose tubyase twizeye ku bwa Yesu. Amen. Urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye mufatanye byose musangire byose murage musenga natwe tuzabazirikana umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe igihe kirageze musezeye ku babyeyi n'abavandimwe gusa ntimuzabibagirwe Uwiteka barinde mu migambi yanyu mwicare kandi abageni bacu nabo baruhuke kugira ngo murabona ko baberewe hose rero hariya ni Profesa Nyagahene Antoine ndetse na Mujawayesu Genevieve babatumiye hanyuma uyu munsi bakaba bari ahangaha kubw'amasengesho tugiye gusengera hano nkagira ngo mbere yuko dukomeza iyo gahunda nongere mbasabe maze bahaguruke bagejuru baramutse abo batumiye kandi nabo bitabye ubutumire bwabo mwongere namwe niba baramutsa mubashimire bubaha amashyi umwanya ni uwabo barakoze cyane barakoze rwose biyicarire barakoze nkuko nabivugaga mu mwanya w'amasengesho urugo rwa Antoine ndetse na Genevieve bifuje yuko rwubakirwa ku masengesho ni igitekerezo rero cyiza kandi gikwiye ntabwo abantu bakwiye kubaka urugo
maze ngo bibagirwe Imana mu rugo rwabo, byaba ari ibintu bidakwiye. Ntibwira ko n'urwo rugo rutakomera Imana iramutse idahari. Niyo mpamvu kuri uyu munsi igitekerezo bagize nanjye nagishyigikiye, nkagira ngo dufatanyirize hamwe mu mwanya mutoya gusoma ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga byinshi ku bijyanye n'ubukwe n'urugo, ariko ndagira ngo dusome isomo rimwe gusa. Twashobora gusoma menshi tugafata n'umwanya munini, ariko reka dusome rimwe. Ni isomo riboneka mu gitabo kibanza Itangiriro, igice cya 2 umurongo wa 18. Rimwe na rimwe abantu bashobora kuvuga bati by'abantu bavuga nako ni byinshi, ntabwo nasubira mu by'abantu bavuga, ariko ndagira ngo twumve icyo Bibiliya ivuga, cyane cyane bishingiye kuko abantu bavuga ibitandukanye. Tubasha kumva ibyo abantu bavuga bitandukanye, ariko tuba dukeneye no kumva icyo Imana ivuga. Ivuga rero byinshi, ariko ndagira ngo tuvuge kimwe kiboneka mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Imana iri mu muntu hari icyo yavuze. Iyo Mana mvuga ni Imana yaremye Antoine, ikarema na Genevieve, kandi ni Imana yaturemye twese. Yavuze byinshi, ariko ndagira ngo dusome kimwe yenda tukizirikane. Ahubwo burya abantu iyo hasomwe byinshi cyangwa hakavugwa byinshi, hari ubwo byagora kubizirikana. Uwo murongo ugira uti, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, ngo amagambo agiye gukurikiraho si yo yavuga, ahubwo ni Uwiteka Imana. Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Mwasubiriyemo ayo magambo. Murakoze cyane. Muri abigishwa beza turi kumwe. Si byiza ni ikinyarwanda cyumvikana. Ntabwo ari byiza ko uyu muntu aba wenyine. Igitekerezo cy'Imana kandi burya uko ari Imana idahinduka nacyo ntigihinduka. Iri jambo yavuze kera n'uyu munsi niryikivuga. Si byiza, ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine. Nta gihe na kimwe kigeze kibaho Imana yigeze ibona ko umuntu akwiye kuba wenyine. Nta na rimwe. Ahubwo icyo Imana ivuga cyo iravuga iti ntabwo ari byiza. Gusa reka mbabwire, iyo Imana ivuze ngo si byiza, Imana ifite umwanzi w'ibihe byose. Udasubira inyuma, warangije kunanirwa gusubira inyuma. Umwanzi w'Imana waravuga ngo ni byiza. Imana iyo ivuze ngo si byiza, umwanzi w'Imana waravuga ngo ni byiza. Hari igihe abantu bajya basubiramo amagambo y'umwanzi, rimwe na rimwe batabizi, ariko bakaba bariho bavuga iby'umwanzi. Umwanzi w'Imana n'abantu burya ni kuvuga ngo ni byiza ko umuntu akaba akwiye kuba yaba wenyine. Ni nawe uriya mwanzi niwe utuma muri iki gihe hari abantu bari bonyine. Niwe. Ariko Imana iracyavuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine, ahubwo buri muntu akwiye kugira umufasha umukwiye, umubereye, bakundanye, babana, bafashanya, umwe akita ku wundi, maze bakanezerwa. Imana iri mu muntu yifuzaga ko anezerwa. Mbese iyo mureba hano imbere Genevieve na Antoine baranezerewe cyangwa barababaye? Amen. Imana iravuga ngo banezerwe. Niko Imana ivuga. Buriya nubwo nababwiraga nari ndiho mbaganiriza, ariko hari icyaduteranirije hano. Icyaduteranirije hano ndagira ngo gisobanure muri make. Ni amasezerano. Mureke se ndangize namwe ndabaha akanya. Icyaduteranirije hano ni amasezerano Profesa Nyagahene Antoine yagiranye na muruja wa Yesu Genevieve. Burya hari amakosa tujya dukora abapasitori n'abapadiri n'abandi bitwa abakozi b'Imana, bakavuga ngo barashyingira. Ariko niba hari umupasitori waba azi gushyingira
yakwiye gushakira ababuze abagore cyangwa ababuze abagabo maze akabashyingira. Ntabwo rero jye sinashyingira, ariko Imana yo irashyingira igahuza abantu batari baziranye batigeze bamenyana, ikagira uko ibahuza, ikagira uko ibashyira hamwe bakumvikana bagasezerana, barangiza bakadutumira, noneho tukaza tukabeshya ngo tugiye kubashyingira, ariko si ukuri Imana iba yarabashyingiye. Aho twasomaga hariya mu Itangiriro igice cya 2, Uwiteka Imana ubwe niwe washyingiye Adamu na Eva. Nta mupadiri wari uhari n'umupasitori, na Bibiliya yose mfite ntabwo ndabona padiri cyangwa pasitoro yashyingiye muri Bibiliya. Imana burya niyo ishyingiye. Noneho twebwe ahubwo tuza mu birori byo kumva amasezerano abantu bagiranye. Muri aka kanya dufite amahirwe yo kumva amasezerano Professor Antoine Nyagahene yagiranye na Muja wa Yesu tudahari. Barumvikana, barahuza, Imana ibagira umwe. None uyu munsi rero natwe baje bati imiryango, inshuti n'abavandimwe, muze duhurire igitwe, hanyuma tubagezeho ibyo twasezeranye. Uyu mwanya rero tugiye kumva ibyo Professor Antoine ndetse na Madame Muja wa Yesu Genevieve basezeranye tudahari, ariko bakadutumira ngo baze babitugezeho muri make, kuko turi umuryango wabo, tukaba turi inshuti zabo n'abavandimwe, banze kuduhisha ngo tuzabyumve twibwirwa n'abandi, ahubwo uyu munsi barashaka kubitwibwirira. Umwanya ni uwabo rero, mwaradutumiye, umwanya ni uwanyu kugira ngo tugezeho ibyo mwiyemeje, kandi Imana ikabafasha mukabikomeza. Abantu bamwe bica amasezerano bagiranye ngo kuko nta murenge wari uhari, ngo nta pasitoro wari uhari, ariko icyo gihe Imana yari ihari. Nezezwa rero n'abantu batica amasezerano nk'aba ngaba. None niba mugikomeje ya gahunda yo gusezerana, yo kutugezaho amasezerano, nimuhaguruke maze muyatugezeho. Buriya Professor Antoine arabanza nk'umugabo. Jewe Nyagahene Antoine ndashimira Imana ko yabonye ko nakwiriye gukomeza kuba jyenyine, ikakumva wowe Muja wa Yesu Genevieve, umbere umugore w'isezerano. Nongera kugusezeranira kukubera umugabo igihe cyose tuzaba tukiriho twembi, tuzabana akaramata, kandi bizakomeza kugukunda nk'uko itegeko ry'Imana riri. Ndasaba Imana izabimbashishe. Amina. Murakoze cyane. Njyewe Muja wa Yesu Genevieve ndashimira Imana ko yabonye ko akwiriye gukomeza kuba jyenyine, ikakumpa wowe Nyagahene Antoine ngo umbere umugabo w'isezerano. Ndongera kugusezeranira ukubera umugore igihe cyose tuzaba tukiriho twembi, tuzabana akaramata, kandi nzakomeza kugukunda nk'uko itegeko ry'Imana riri. Ndasaba Imana ngo izabimbashishe. Amen. My heart whispered me, that is the one. What a joy, what a joy. We approach the families, they say go ahead, wonderful. On today, into the church for marriage. Enjoy love, my friend. Enjoy love,
my dear parents. Enjoy love, my love. That's your day. Rejoice in it. Enjoy love, my friends. Enjoy love, my dear parents. Enjoy love, my love. That's your day. Rejoice in it. Our love is good. It's so good, uncomparable. It makes people smiling, makes people generous, it makes people loving and laughing. How do you feel now? All people. Ayo masezerano uyu munsi bakaba bayatugejejeho, ndagira ngo abaha mwese mumfashe, abari hano mwese mumfashe, mwubahe Imana, muhomeke amaso, mwerekeze imitima ku Mana, twese dusabire imigisha Professor Antoine ndetse na Geneviève. Ngiye kubasaba yuko tubasabira bafatanye mu biganza by'ubu. Uwiteka Mana ikomeye, Mana yaremye umuntu kandi mukunda, Mana yaremye Antoine ndetse ikarema na Geneviève, ukamuha ngo babane bishimane, nuko rero ubasure, bubakire, ubakomeze, maze nabo bajye bahimbaza izina ryawe. Ntege nkeya bari bafite uzihindura imbaraga, maze mwami Imana kugira neza kwawe kube muri uru rugo, maze babashe kuguhimbaza no kuguhimbaza no mu bandi, mu rugo iwabo baguhimbaze naho bagenda baguhimbaze. Tuboneyeho gusabira bene data bari aha ngaha bari bonyine, twamaze kumva ko ari umugambi w'umubi, niyo mpamvu nabo tubasabiye ngo bagire neza, ubabonera bubakana ingo aho bishimana, maze mu gihe gikwiye ari bari natwe dukomeze tuguhimbaze. Ibyo ushaka rero bibe, ibyo udashaka bineshwe, mu izina ryiza rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Nagira ngo nsabe korali Bright kugira ngo baze hano maze badufashe guhimbaza Imana ubwaba bageni.
nabo mwabaha amashyi basubira mu cyicaro. Murakoze. Umwanya ukurikiyeho rero hanyuma yo gushimira Imana bw'uyu muryango, ndagira ngo nsabe nk'umwanya abaduhamagaye bakaduteraniriza hano. Impano shaka kugeza umukunzi wanjye Yesu Genevieve muvandimwe, ndashaka kuguha icyemezo cy'uko mukunda rwose. Ndagira ngo rero uhamije iyi mpeta ibe urwibutso rw'uko nshaka kuba umugabo wawe kandi ushimira urukundo wanyeretse. Ndagira ngo nkwemerere ko nzagukunda ubuzima bwanjye bwose. Shaka kugira ngo tuzabane neza, ko nzagukunda, nzakubaha, nzaguhesha ishema. Kandi ko urahiriye ko ntazigera guhemukira kugeza igihe nzazira. Ndasaba Imana ngo izabimfashemo. nanjye mushaka Yesu Genevieve nkomeje imbere y'Imana n'itorero ringana gutya byatwishije wowe Nyagahene Antoine mu buryo bw'isezerano kubishyira ikimenyetso cy'urukundo buneje imbere y'imbaga ingana gutya imbere y'Imana ko tubanye by'iteka gusa tutandukanye kandi Imana izadushoboza. Amen. Tugiye gukurikizaho gahunda, tugiye gusaba abageni kutwanziriza kubera ko tugiye muri gahunda y'amafoto kandi ntabwo tuyafatira kure hano imbere, kubera ko rero mwese tubakeneye mu mafoto. Turabasaba kuza kujya hanze gatoya kugira ngo aya mafoto tuyafate. Tugiye gusohoka muri gahunda, arabanza abageni n'ababambariye, noneho hakurikiyeho uruhande na ruriya na hano muri gahunda kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane. Oh baby, sinkubwira yuko uri uwo nkunda, kuko ibyo urabizi. Icyo nshaka kuvuga n'ingano y'urwo ngukunda, wowe kabavu kanjye uri uwo mbura ngahungabana. Hari ubwo njyango turirimbo numva tukubereye, ariko natwo ntitubivuge byose uko biri. I swear my love, ndagukunda. Ndagukunda. Urwo ngukunda babe ntirukwira mu magambo, urwo ngukunda sho
utazi icyumba canje zawe kabivuze ariko nizivuga ihe you know it's too much love, you know it's too much kissing. It's a beginning every day that makes me love you more and more and more. Urwango kundo be nirukwira mu magambo. Urwango kundo show ndeba mu maso rurimo. I swear my love ndagukunda. I'm asking you, do you love her? Yes, I love her. Do you love her? I love her. Do you want her? I want her. Do you want her? ubukwe ubutahe kandi nk'uko wadukunze kuva kera ishuka rihambika isuka yishyira byose ukabigena uko bibisikana ngo gato hatagira igikora ku kindi bigahungabanya bene umuntu wari umukunda ukomeze kubitubwirira uburyo kugeza dushoje gahunda zose tugutumiye muri iki gitaramo n'ubutahe gusa ahubwo ubuyobore tugushimira ibyashize dukuragije ibiri imbere dusabiriza Yesu Kristo urakoze amen. Bagire bya bintu by'abazungu babyita ngo iki bavuga arasante nabo bavuga sante gasante kwisi munyemerere mu bigenze gutyo hejuru ariko abantu bose bareba mukozanye hano ko mugira muti arasante murakoze cyane abanyamashyari bari hano banyamashyari umukobwa anyemerera batwaze hanyuma namwe kuri isano kutuyu munota amajwi yose atuze ngira icyo mvuga maze mbabwira ukuri mfite ku mutima kumugaragaro guwanka mazimwe abandwe habona uwirinzira kumurima uwakwifuzaga wese muwari ufite gahunda akwibagirwe ashaka undi wowe uri uwanjye
amashirivuga mare urujijo kuvuga ukuntu amboneye numva kumva niba gusezereye kuko ntutibonetse bakwibagirwe bashaka babo wowe uri uwanjye w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha data mwiza wo mw'ijuru nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa n'ijoro niyo mpano tubasabiye mufatanye byose musangire byose murajye musenga natwe tuzabazirikana umugisha
turanezerewe cyane ubukwe bwa Profe Nyagahene ndetse n'abiyubahana turi muganga mutanga w'amaboko umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco aho n'igihe nyine naje n'ikirago ndi kumwe n'injiji yanjye kugira ngo ubone yuko twaje ngo tugushyigikire tugushishire kandi mugubwe neza binagaragaze neza yuko ifuni bagaruka ari akarenge kandi kwa kengo kajya turi hano rero none rero Imana y'u Rwanda yubakiye bashingishije iki muri bakuru muri nk'inkunda y'urubyiruko sinongera ariko nzi ko ibyo mugiyemo bizarushaho guhamya ubuntu bw'u Rwanda kandi ko abambarira ubusa batambika gusa Imana y'u Rwanda izabibafasha. Hirya y'ibyo turashimira umuryango w'igitwe ukoramo nanone kuko batubaniye bakatuberaho tutari nabyo bigaragaza neza yuko iwabo w'umuntu ari abaye kandi ko umuturage mwiza ari umuzinyamurimo. Turabashimiye banyagitwe, Imana y'u Rwanda ihorana namwe ibagwize mwishyuke mu Rwanda ubu ndetse no mu Rwanda rw'ino. Hanyuma abantu bakomeje kumbwira ngo murangaze ngo muragiye mugire ibihe byiza mwakoze. Nabonye ko hano bafite abantu benshi twigana ubuzima bushingiye ku muco, ariko nagendaga ari igihe gira ubukwe, ari igihe gira ibirori, ntabwo nagenda. None rero turi bunararare turaza kureka barirana ubusabo bwambariranye kugira ngo urukundo rusoza kandi ariko Imana ifite izindi Profe uko twasangiye byinshi igikomeye cyaduhuje n'umuco mu izina ry'urugo n'umuryango ariko rutangarwa amaboko ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ni hagati y'ububirane tuguhaye inka. Agukunze Imana iruta iyindi aguha mu kinyarwanda, Imana iruta izindi ni inka. Inka rero ni ikimenyetso cy'umubano mu bantu usugire usagambe maze nubona tujye mu bihugu bya mukinga uraruzi umva ntabwo mubwira ngo nguhaye uzahite n'iyo ushaka, hanyuma rwose urugo rwubakike abana bazamuka bazabona amata. Ni ukuri turabanezerewe cyane. Imana y'u Rwanda ihorana barakoze cyane. Mwemerere mwegere Profesa hanyuma bariya basore ayo masura y'ameza basigaye kubyumva abazungu natwe tubikizibutsa iteka nk'uburyo bwiza mubona awe kugira akazi yego hagati aho ngaho hano hari umuryango twikiriza twakomeze mwiriwe Imana umugisha. Turishimiye kuri uyu munsi uyu MC aravuze ngo abavandimwe be ibyo abavandimwe bakuyeho ntibari abagiye twebwe turi abana be n'abuzukuru bake bari hano, abandi bari hariya mu rugo, abandi ntabwo baba hano mu Rwanda. Dufite ibintu bigeze nko kuri bitatu dushaka gukora cyangwa se dushaka kuvuga. Icya mbere ni uko dushaka kwakira mami wacu ubanza kwakira mama wacu
imyaka myinshi dutegereje igikorwa nk'iki, dutegereje nk'ibi, dushimira Imana ishobora byose. Yatekereje ko dada wacu atakomeza kuba wenyine, imugeneye umufasha ukwiriye kandi uje ku gihe, kandi imitima yacu iguwe neza cyane. Turabizi benshi tugiye dutona cyane, hari bake bibona, ariko tukiri inkuru twarishimye cyane. Kandi si twe twenyine, n'abandi ijwi rya mbere riri kuvuga riravugira n'abandi barenga 20 bake bari aha n'abandi badahari. Icya mbere bamenyere bamwe mu mubwire ngo uje mu muryango mwiza kandi twari tugukeneye, kandi si twe twenyine, nabuze yari agukeneye. Imana imugisha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, turashimira abantu natwe ba hano bahangaha Igitwe. Dada yakoze ahantu henshi hatandukanye, ahangaha niho haje kandi ntagire umugisha udasanzwe, kuko kubona uwo mubana ni umugisha udasanzwe. Turashimiye rero haba ari abayobozi ba hano bakorana na muzehe, haba ari abandi bandi b'abaturanyi babaye hafi y'umukwe muri ubu bukwe bwe. Iryo jambo rya kabiri umuryango wa dada watubwiye ngo tubashimire, duhereye kuri Pariramaremwe ndetse n'abandi, reka two gutinda. Imana ibagisha. Hari ibikorwa bikomeye nakoze, navuze ko mvuga ibintu bibi, ngeze ku cya gatatu. Ijambo rindi urareba abuzukuru n'abana bawe, barareba ahangaha bose ntabwo bazi, ariko mwana umutima yabo kugira ngo ureke ko wakwishimiye wowe bamwe wacu, hari akantu gato batekereje bagashyira hano. Mugera mu rugo uraza kugafungura mu kabiri, kazahora ari urwibutso rw'abana bawe. Aka kagiye gusaba bagatanga, akarere gaherekejwe n'andi magambo abiri. Irya mbere, uyu muryango n'umuryango uri muri Amerika batubwiye ngo kugira ngo bakwereke ko bakwishimiye no kugira utazicwa n'inzara cyangwa ubura amata, nabo bakwemereye inka. Kandi nimara kubitunganya rwose, twebwe kuba niyo ngiro niho guhunga. Urugwiro ruri hano ahangaha azatuba tunganiwe, narangiza tuzaza tuyoboye hano kandi bizagenda neza. Icyo ni ikindi. Dusoza, uyu muryango n'abandi bari mu Bufaransa batubwiye ngo ntabwo babashije kuboneka, babinyohereje hano nta mwanya dufite, nari kubabwira ukuntu bateranye nabo bari kwitegura ubukwe, kuko turi kubikora tubyohereza, nabo bari mu bundi bukwe. Ubundi bukwe bumwe buri kubera muri Amerika, biri kugenda gutyo tubyohereza buri mwanya. Ubwo batubwiye rero tugeze muri uyu mwanya ngo nabo bisuganije, ibyishimo byabarenze, amarangamutima yabo bavuze ngo dufatikanije nabo bakwemereye inka. Soreza rero kuvuga ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru dukorera izabaho umugisha, izabagirire neza, kandi rwose Uwiteka azabiteho mu byo muzakora byose, tuje zanyu zose Imana izazihire mu izina rya Yesu. Abana bawe mwese musange bamera dati mumuhobere, mumuhereze n'abandi bakabikora amashyi. Haleluya.
mbasabiye umugisha. Tuhahuriye n'igikorwa cyiza, twabanye nawe umunsi wose, wabanye muri gahunda twari dufite zirasa n'izigana ku musozo ushimirwe. Na gahunda zisigaye hano turakwinjiza kugira ngo uzubane natwe kandi tugushimira yuko ukomeza kubana natwe kugera ku musozo, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Tubanze tubakire mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu. inka ntibyizihira abantu. Ubundi abahanga burya nibo bavuga bafite n'intwaro. Amahirwe rero urunyakira ikambashimire ukuntu mutwakiriye, bashimire uko muduhaye ikaze hano mu gicumbi cyawe. Kandi uko bigaragara bafite inkuru nziza.